Mwiriwe neza nshuti z'umuryango itamutamu cano, nizere ko mumeze neza aho muri hose, mukaba mwatangiye wikendi, mukaba mwarangije wikendi neza, mwatangiye icyumweru neza. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro cyiza cyane cyerekeye imbwa. Uburyo nasanze i Buraya abantu babana n'imbwa, ntabwo navuga ko borora imbwa, oya korora. Aha ntabwo tuganira ku bazorora, ahubwo ababana nazo. Ese umuntu wese yemerewe gutunga imbwa i Buraya? Ese imbwa ni kwa kundi tuzizi iwacu muri Afurika zirinda abajura, cyangwa ni fiyeri gusa? I Buraya se ni iki gitandukanye naho iwacu uko bimeze? Mbere ya byose rero, mbere ko ntangira ikiganiro cyacu ku byerekeye itungo imbwa, namwita ko ari nk'umufasha mu magambo make, ubwo tuza kubigeraho. Naho harimo ubwoko butatu bw'imbwa. Imbwa hari izo bita front of pack, ni za mbwa muzabona zimeze zigendana n'abasirikare, za mbwa zindi ubona wowe ubwawe ugahita ubona ko nyine ari ukuvuga ngo ihita igutera ubwoba, uburyo ihagaze, imitsi yayo, ku buryo munirukanse utakoramo. Hakaba n'iyindi yitwa middle of pack. Iyo ni imbwa zino zisanzwe, ni imbwa akenshi zikunda abantu cyane, zikunda kuba zirimo gukina n'abantu, nta kibazo rwose n'abantu, zimenyeranye n'abantu cyane, abantu bose. Noneho iya nyuma ariyo yitwa back of pack. Iyo ni imbwa uzasanga muri famiye yikundira umuntu umwe gusa, cyangwa kenshi ugasanga ifite irungu, yibanira yonyine. Urumva ni cyane cyane tuba tuvuga ubona ari dutoya, ubona ibisa nkaho ifite irungu, ariko burya ntabwo ari irungu iba ifite, ahubwo niko iba imeze, niyo kamere yayo. Kandi akenshi burya ngo imbwa, abazikurikirana, abamenyi mu byerekeye imbwa, ngo ni uko uba warayitoje ikiri ntoya. Nubwo bwose nyine bitandukanira nyine mu buryo iteye. Urumva ko kano gatoya, iyo ya back of pack, niyo wayitreninga ute, niyo wayiha ibiki, nta munsi yazamera nk'iriya y'inkazi, nyine yayindi tubona y'inkazi. Niyo mpamvu uzasanga rero batanga inama bavuga ko nk'umuntu uba mu ishyamba, nk'abantu baba mu ishyamba, ahantu nyine ubwawe uhaba ariko utizeye umutekano, biba byiza gutunga iriya mbwa, iriya inaha ngo bita the front of pack, yandi nyine y'igisura, iri ubona abasirikare baba bafite, iri ubona nyine abantu b'abashumba baba bafite, nawe ubone kuboneka iguteye ubwoba. Iriya ni sawa rwose mu ahantu h'amashyamba, ahantu nyine nawe ubwawe ukeneye imfashanyo, ushaka umuntu wagufasha. Ariko rero izi zindi zisigaye mu mijyi, nta kibazo rwose, zibana n'abantu, zizi kubana n'abantu, zizi kwihangana, nubwo hari igihe nazo nyine zinyuramo nyine kamere yazo nyine ikanga, nawe urabyumva nyine, uzumvaho ngo zareba ba nyirabuja, ibintu nk'ibyo bibaho, ni accident. Sinzi niba navuga ko ari kwa kundi abantu barwana, sinzi niba ariko nabyita, ariko nuko ibyo bikunze kubaho. Noneho rero icyo nshatse ahangaha ko twaganiraho cyane cyane, nyuma yo kubona amoko yazo, ese i Buraya buri wese agira imbwa? Ese koko imbwa ni nziza kubana nayo? Ku bwanjye rero n'imyaka amazina ahangaha n'uburyo nagiye mbibona, hari abantu ubona rwose imbwa yagirira akamaro. Reka mbashyire mu icyiciro cya mbere, ntaza kuvuga umubare w'ibyiciro, nyuma nkaza gusanga wenda navuze mwinshi. Icyiciro cya mbere ni abantu bakuze, bitewe n'uburyo inaha tubaho.
ushobora gusanga umuntu akuze afite nk'imyaka 80, 70, ariko yibana. None kuriya kwibana rero iyo aramutse afite imbwa muri za mbwa twavuze ya kategori ya middle na back of pack, za zindi zitonda zibana n'abantu ubona nyine zidakanganye, nawe ubona nyine ari imbwa zicishije make, izi mbwa zirabafasha cyane. Zituma nibura asohoka mu nzu akarambura amaguru, kubera ko imbwa iba ikeneye kujya kwituma hanze, iba ikeneye nayo kurambura amaguru, imotiva uriya muntu ukuze babana. Icyo ni kimwe. Ureke n'icyo rero, ureke n'uriya muntu ukuze, hari n'abantu baba bakiri abasore, ntabwo mvuze abasore bakiri abasore nyabo, ariko nibura umuntu wagize nk'ibibazo byo mu mutwe, umuntu ufite hari indwara runaka, ntiyumve ko ashaka gusohoka, ashaka kuguma mu rugo, nibura imbwa iramufasha akaba yaba ari mu rugo ari kumwe n'umuntu utuma asohoka. Cyane cyane n'ahangaha rero, kubera uburyo ubuzima bw'inaha bumeze n'ibiryo turya, usanga akenshi bidutera ubunebwe. Iyo udafite gahunda n'umuntu ushaka wigumire hasi, wicare hasi wirebere televiziyo. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi n'ahangaha barwaye iyo ndwara y'umubyibuho. Usanga ari ibiryo abantu barya n'ahangaha byuzuyemo amasukari, noneho no kuba ugahora kuri televiziyo, ibintu byose ari kuri telefone, nuko nta kindi. Ariko iyo ufite nk'iyo mbwa igomba gusohoka ikajya kwituma, byanze bikunze urahavuka. Ibyo rero ifasha muri ako kantu ku bantu nyine baba bonyine, irafasha pe. Noneho hari n'indi mbwa rero ifasha abantu b'impumyi, bayita guide dog, ikabafasha bakagenda bakambuka umuhanda, ikabajyana mu mujyi ahantu hose, ikaba banyura ahantu hose, nyine yagera ahantu nyine hari nk'umwobo, hari nk'ikintu cyagusha nyine uwo muntu w'impumyi, igahagarara cyangwa ikanyura ku ruhande. Izo mbwa zo zirahari rwose, barazitreninga, kandi n'igisekeje izo mbwa ntizijya zimuka. Ni imbwa rwose ziri friendly, urumva nyine zikunda abantu, imbwa zitonze pe. Urumva udashobora no kumenya ko muri iyo nzu habamo imbwa, kubera uburyo iba yitonze icishije make. Icyo rero, iyo ni ikindi cyiciro. Ubwo twavuze iy'abasirikare nyine ifasha abasirikare kwataka abantu. Hari n'izindi nyine ziba batoza uburyo zifata abacuruza ibiyobyabwenge bakazitoza. Ariko uzarebe cyane cyane ziriya zifata ibiyobyabwenge, akenshi nta mbaraga ziba zifite. Ntabwo ziba ari za mbwa z'inkazi, ubona ari za mbwa zisanzwe, ariko zo barazitoje kwihumuriza ibiyobyabwenge aho byaba biri byose hose. Ziriya rero ziri muri rwa rwego twise middle na back of pack. Rero udafite ibyo bibazo, udakuze, udafite wenda utari impumyi, ubundi imbwa irahenze. Imbwa ikeneye umuveterineri, imbwa ikeneye ibiryo, imbwa ikeneye ugomba kwitaho, ni nk'umwana. Ibaze rero, urabyuka ujya ku kazi ukagaruka nijoro, iyo mbwa urayisigira nde? Ni ukuvuga ko hari abantu bakunda imbwa ariko badashobora kuba bazitunga kubera iyo mpamvu, kubera ko imbwa ikeneye kuba yasohoka ikajya kwituma, ikongera ukayigarura hano. Niyo mpamvu rero uzasanga bamwe bazishaka, ariko kubera ubuzima babamo badashobora kuba bazitunga. Ikindi kandi, inanga i Buraya imbwa imaze kuba business ikomeye cyane, kubera ko hari abakire baba bazifite kubera akazi kabo. Mu gitondo akabyuka ajya kwitanga kuri abo bantu nyine bazigumana, akaza kuza kwifata nimugoroba, bayitayeho, bayifashe byose. Ni nk'umwana muri make. Ni ukuvuga ngo hari abantu babikozemo nk'akazi, uwo ni ukuza bakayifata iwawe mu rugo, bakajya kuyitembereza, bakayigisha wenda icyo ukeneye ubona ishaka kwigamo, niba ari ugusimbuka, niba ari ukwitonda, wenda isigaye ifite amahane, ibintu nk'ibyo byose, niba ari ukujyana no kwa muganga, we nta mwanya ufite, uwo muntu akabigukorera. Ugasanga rero
bamwe babikozemo business, ni business ikomeye cyane, baranazoza ugasanga bene nk'uwo muntu wenda akazi ke ni kujya kuyitembereza igatembera ndetse akanayoza. Ni business ikomeye cyane, business ikomeye cyane. Ubwo rero natekerezaga ko ari ako ngako nashaka ngo mbashyireho kuri uyu munsi mbaganirize. Nagerageje gushaka kino kibwana cy'abahungu banyu ngishyiraho ngaho kugira ngo abe ari cyo ntangiraho urugero. Ubwo mukomeze kugira umunsi mwiza, mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Momo. Ciao, 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 ciao.